Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 92 umurongo wa 12 twumva uko atubwira. Haravuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya 92 umurongo wa 12 avuze amagambo avuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Abarokore b'iki gihe, umukristo muri iki gihe, birakwiriye ko Imana itwigisha kubara iminsi yacu. Si icyo gusa, ndetse n'uburyo dushobora gutunga imitima y'ubwenge. Ikigaragarira ijambo riratwibutsa ko tutazi uburyo turimo tubara iminsi yacu, tutazi uburyo turimo tugenzura igihe cyacu, tutazi uburyo turimo dutunga n'imitima y'ubwenge. Mu yandi magambo, imitima y'ubwenge irimo irabura mu bakristo b'iki gihe. Umukristo muri iki gihe hahagaze uburyo arimo abara iminsi ye, ariko ijambo ribero kugira ngo ritwibutse utwigishe kubara iminsi yacu ku buryo dutunga imitima y'ubwenge. Birakwiriye ko umukristo wa nyawe wakishijwe, wageze i Goligota, wageze ku musaraba, akwiriye kumenya uburyo akoresha iminsi ye, akwiriye kumenya uburyo akoresha igihe cye neza. Si icyo gusa, n'uburyo akwiriye kugira umutima w'ubwenge. Uri umuririmbyi, koresha igihe cyawe neza. Saba data kwigisha uburyo ukoresha iminsi yawe, kuko nta minsi ufite nayo. Iyo hajemo ikintu kuvuga ngo utwigishe, nuvuga ngo igihe kiba kirimo kidusiga, kandi ibyo twakabaye dukora muri iyo minsi. Bivuze ngo data twigisha uburyo dutunga imitima y'ubwenge, ndetse adukomeze rwose, kuko bitari ibyo igihe kiraturangiranye burije. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, ngo dore bugiye kwira aho umuntu atakibasha kugira icyo akora. Nijoro ntacyo umuntu abasha gukora, uba bwije, biba ari mu mwijima. Ariko amanywa yawe nk'umukristo ukoramo iki? Amanywa yawe iyo agucitse ubara iki? Iyo arangiye n'icyo uba wagezeho. Imana ikwigisha uburyo ukwiriye kubara iminsi yawe yo muri uru rugendo. Nta gihe ufite, nta mwanya ufite, wikwicara ngo uvuge ngo ibi nakoze ejo nzabikora. You don't have time, igihe cyagiye. Imana ikwigisha uburyo ugomba kubara iminsi yawe. Si icyo gusa, hari ikindi gusaba. Uyisabe ivuge ngo Mana unyigishe uburyo ugomba gutunga umutima w'ubwenge. Ni gute natunga umutima w'ubwenge mu buzima? Hari abakristo badafite ubwenge mu byo bakora, mu bukristo bwabo. Ariko Imana yo mu ijuru ikwigisha uburyo wagira ubwenge, umutima ufite ubwenge. Nimba ari umuntu ukenewe muri iki gihe tugezemo, izuba rirashe kugeza rirenze, ni umukristo uzi kubara iminsi ndetse akagira n'umutima w'ubwenge. Yego, icyo kirumvikana. Nimba hari umuririmbyi dukeneye, ni umuririmbyi uzi gukoresha igihe cye neza, time, igihe cye akagikoresha neza. Nimba hari abakozi b'Imana twifuza muri iyi si, muri iki gihe tugezemo, dukeneye abakozi b'Imana bazi uburyo babara iminsi yabo muri uyu murimo, bazi kwibwira ko nta gihe bafite, ariko ndi wibwira ko afite igihe, dore burije. Kandi ijambo riratubwira ngo mwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Ntabwo yavuze ngo mwiriye gukora umurimo w'uwantumye na nijoro bwije, oya. Nuko azi ko nijoro ari amasaha yo kuruhutsa umubiri, ntacyo uba ukora. Ariko amanywa yawe akwiriye kugucika nk'umukristo utagize ikintu ukora na kimwe. Hari ikintu abantu birengagiza, bibwira ko dukwiye gukora, nyamara gitandukanye n'ubushake bw'Imana uko ijambo ry'Imana rivuga. Wowe mukristo nimba warakijijwe, ntabwo Yesu uri muri wowe ntabwo ukwiriye kumubika, ntabwo Yesu wamenye ukwiriye kumucecekana, ahubwo Yesu uri muri wowe agutera kwatura, agutera kumuvuga, ukamubwira n'abandi batari bamumenye. Ntabwo umukristo, dufite abakristo bagundira, dufite abakristo b'ibisambo mu buryo bw'umwuka. Amahoro bamenye ntibayabwira abandi, ibyiza bahawe ntibabibwira abandi. Kandi ijambo ry'Imana tuvuga ngo twaherewe ubuntu ngo natwe dutangire ubundi. Umukristo wagize inyota, wagize ibise muri we, akumva ibise byabaye byinshi byo kuvuga umwami Yesu ku musozi atuyeho, uwo arahirwa. Umuririmbyi mwiza wagize ibise byo kuririmba indirimbo zivugabutumwa dukeneye muri iki gihe, indirimbo zivuga ubuzima bwa Yesu Kristo yabayeho n'ubuzima twifuza kubaho, uwo arahirwa. Umukozi w'Imana uvuga ubuzima Kristo yifuza, uwo arahirwa.
Mana twigishe kubara iminsi yacu ndetse n'uburyo dutunga imitima y'ubwenge n'uburyo dukwiriye kwitwara muri iyi si kuko igihe ntacyo dufite. May God bless you so much. Imana ibahe umugisha murakoze.